ndagenda ngeze ahantu, iyo urenze ahantu ku Cyanyirangegene ujya mu rugo, hari ahantu ugera hari icyo bita umukura. Aho ku Cyanyirangegene turabasuhuje abantu bo ku Cyanyirangegene rwose. Hari ahantu bita ikintu bita umukura, cyangwa se niba nakita nk'akabande kugira ngo gisobanuke abantu bose bacyumve, ngira ngo umukura ntibawumva neza. Habamo imvura iyo yaguye haba ibumba, icyo bita ibumba. Ubutaka buba ibumba cyane, ibumba riba mu nyabumba. Ni ibumba, ni ubutaka buba bufashe. Nari nambaye na kositime kuko nari narabaye pasiteri ku ishuri nigiragaho. Nari nambaye agakositime, nambaraga nk'umukozi w'Imana. Ariko urumva umukozi w'Imana utari wagira ikintu gihambaye ageraho, nari mu buzima bukomeye. Ndagenda ngeze aho ngaho, narakandagiye ya nkweto, nkandagiye ibumba rirayifata. Yes, uyu munsi ndi kumwe na boss. Ubundi boss yaje abantu bamukorera bose baraseka. Nanjye naseka. Ngo hayi ikaze hano muyobozi. Akoze cyane. Abantu benshi. Maze iminsi rero abantu barakuvuze, sinzi niba byabaye amahoro. Abantu barambuze. Nanjye ndabizi ko nabuze, ariko byabaye amahoro. Nta bintu biba bikanganye cyane, buriya David, iyo turi muri iyi si abantu baba bahura n'ibintu byinshi bitandukanye, ariko tugomba kumenya uko tubyitwaramo. Ariko nagarutse kugira ngo nongere mbonane n'abakunzi ba Mugunga TV Show. Yego, barahari benshi batari bake, ndanabasuhuje. Yego, ndabasuhuje bose, kandi mbahaye ikaze nanone abadukunda. Mugunga TV Show nubwo tumaze iminsi tudakora, ariko hari abantu benshi nzi bayikurikira. Yego, n'ubu bakijyaho bakareba. Hari n'abandi bashyashya bajyaho bakareba. Rero izo mpande zose ndabasuhuje, ari abaje mbere ari n'abaje ubu ngubu, bose tubahaye ikaze kuri Mugunga TV Show. Yego. Ubundi iyo umuntu ari umukunzi cyangwa se ari umufana biba bitandukanye. Abantu b'abakunzi bacu, b'abavandimwe bacu, turabasuhuje rwose, kandi tubashimiye ko mudahwema kubana natwe hano kuri Mugunga TV Show. Cyane kabisa. Nakagaruka rero nk'uko dusanzwe tubashyiriraho ibiganiro byiza bifite inyigisho. Ntabwo hano tuba twaje gutwika cyangwa se ngo puranka, dore ko puranka zisigaye harya puranka ubundi ni iki ubundi? Puranka nta nubwo maze igihe kinini cyane nyimenye. Nayimenye kubera gukurikira agatwiko bamugane. Puranka ni agatwiko. Niko njyewe mbifata nko gutwika cyangwa se nko gushaka Jewe Frank ubundi mbona ari ikinyoma. Ngiye mbona nanjye ari ikinyoma, niba atari nako bisobanura, ariko niko byenda. Sinzi niba ariko bisobanura, ariko ku bantu bazi ubusobanuro bwa Frank, baze kutubwira muri comment Frank ni iki. Ako mu gitekerezo cyanjye Frank ni ikinyoma, kuba wateguye gukorera umuntu ikintu ariko kitari mu kuri. Ariko ubwo ni ikinyoma, gishobora kuba wenda atari ikinyoma cyo kubeshya. Ntabwo nayita surprise. Niko nari ngiye kubyita njye. Oya, njye siko nabyita. Frank, turebye neza iyi social media uko ikora, abantu baba babeshya abandi. Ariko nyuma hari abo birangira babakoreye ibyiza. Nk'ubu nanjye nkoreye ka Frank, akanya nkabona ukoze wenda mu iyo shati, ubona akantu kampereza. Numva nyine bitaba ari ikinyoma, yaba ari surprise. Iyo ni surprise, ariko sinzi ko twabihuza ngo bizahure. Kuko iyo ni surprise, ni gift. Iyo ni gift. Ariko nubwo ari surprise, burya nta kintu kitagira icyiza n'ikibi. Buri kintu cyose kigira icyiza kikagira n'ikibi. Surprise ya Frank itandukanye na surprise ya gift. Kuba wakorera umuntu ikintu umutunguye. Reka turebe wenda, reka duhuze ibi bintu.
nteguye ikintu ubu nonaha turi hano, ariko wenda umugore wanjye afite bidi uyu munsi, ndashaka kugira ngo mukorere agasiripurize, ngende mukubita akantu, turi kuri kamera, sibyo? Mukoreye akantu kamutunguye atatekerezaga, ka gift atatekerezaga, icyo ngicyo ugifate, urumva ko kimutunguye, ugihuze no kuba noneho navuga ngo mfashe wenda Kasime, ndabihuza gutera tekinisiye, uvuga ngo tekinisiye nibyo. Ndamufashe wenda turamwita iki? Ndamwita umugore wanjye, kandi wenda atari we, dukoranye ikintu runaka. Aha, hari ikintu nigeze kubona abantu bakoze umuhungu aterera umukobwa ivi, ngo ari plank bakoze, kandi ari ibyo batekereje barabikora, ari byo bateguye, barangije babeshya abantu ngo umuhungu ngo yatereye umukobwa ivi, umukobwa arangije ngo arabyanga. Biriya byo mu muhanda, bajya baranabakinnyi ba filime, beriya ndabaraburije cyo nzabonzamuma. Ntabwo wafata ibyo bintu ngo bihuze n'umugabo witunguriye umugore we, cyangwa se wahaye umugore we aka gift, cyangwa se umuhungu wahaye inshuti ye gift bitewe n'ikintu runaka cyo cyabayeho. Yego, ntabwo ibyo bintu wabihuza. Plank rero hari n'abantu benshi babikoresha. Plank ni ikinyoma rwose, nta nubwo numva nshaka plank n'umunsi n'umwe kuri Mugunga TV show. Ndakoje baraguhondagura. Hari abazikunda, hari abadakunda ibiganiro biba bifite inyungu, ariko ntibaturebe nabi, buri muntu wese n'amahitamo ye. Uko biri kose ukuri kuraryana, kandi burya ukuri ni kwiza. Yego, nta cyatuma rero tutavuga ukuri. Twaje gusanga ino YouTube channel ikundwa n'urubyiruko akenshi, bakavuga bati abo mutuzaniraho abantu beza, bavuga ibintu bizima cyane, nk'abakobwa baheruka baravuga ati rwose muzongere mubagarure twiyumvire. Wasanga hari n'uzagira iyerekwa akaritambutsa. Nibyo, ntabwo ubeshya, bariho benshi badukurikira, urubyiruko rwinshi ruradukurikira, ariko iyo ngiye kwitegereza David, abantu ngira ngo bagaragara hano kuri kamera za Mugunga TV show, abenshi ni urubyiruko, nubwo wenda hari n'abandi badukurikira batari n'urubyiruko bakuru, ariko benshi bagaragara hano kuri izi kamera ni urubyiruko. Bagomba rero ngira ngo gukurikirwa cyane n'urubyiruko. Ikindi, iyo urebye urubyiruko cyangwa se imyaka turimo, ni imyaka myiza kandi ikeneye gutegurwa, kuko turimo igihugu cyiza cy'ejo hazaza, tukabamo itorero ryiza ry'ejo hazaza, kandi tukabamo ingo nziza zubakitse, zikomeye, zimeze neza z'ejo hazaza. Abo bantu rero baba bakenewe cyane. Burya nubona n'ahantu cyangwa se nk'itorero ririmo urubyiruko rwinshi, ujye umenya ko iryo torero rifite imbaraga cyane. Ikindi kandi, nkunda urubyiruko, ndabasuhuje urubyiruko aho muri hose, ndabasuhuje cyane kandi mbifurije kugubwa neza. Imana ikomeze ibagirire neza rwose. Rero nta kabuza kuba badukunda, natwe turabakunda. Yego. Urubyiruko rurimo ruradukurikira, ubwo bumve ko basuhuje, ariko nawe baba babona ko uri umuntu w'umujene, ntabwo uraruvamo cyane. Oya, nta nubwo ndaruvamo. Ntabwo ndaruvamo. Usigaje nk'imyaka ingahe ngo uruvemo? Kugira ngo mve mu rubyiruko hariya ni imyaka 40 n'ingahe babara? 40? 45? Umuntu uvuye mu rubyiruko 45 waba wakabije. Ubu nge se nkiri urubyiruko, nubwo batari kundeba kuri kamera. Ndabura byari byose, ndabura nk'imyaka 15.
ngo mbe mvuye mu rubyiruko, kandi si 15. si mikeya kandi si na myinshi. wagiye ntugate. Uyu munsi tugiye kuganira kuki hajya amazina baracyayibuka cyangwa bahita babyibwira bakikubona? Uko biri kose bagomba kuba babyibwira bakimbona, ariko niyo baba batabyibuka twabibutse. Bibutse amazina kugira bataza kugira ngo undi muntu mushyashya twabazaniye. Oya, ntabwo ari undi muntu mushyashya, amazina ni ya yandi musanzwe muzi, ni Mugunga Turatsinze Vincent. Yego. Ndi umupapa ufite umwana umwe n'umugore umwe w'isezerano. Yego. Ngira ngo barakumenye. Bakunzi ba Mugunga TV show aho muri hose, n'ubundi dukomeje kubifuriza imigisha y'Imana. Muri kumwe rero na Mugunga, ngiye kuri kamera muri kumwe na Gatama David. Ku bahanga bw'ibyuma hari uwo bita Kansi cameraman. Ubwo aho ari nawe arabasuje nubwo mutari kumureba. Uyu munsi rero tugiye kuganira kuki nyakubahwa? Ndumva twasenga Imana. Yego. Hanyuma tukabaha title y'ikiganiro. Yego. Kadusenga Imana. Hari abantu benshi twagiye tuganira bakunda iyi TV, ariko kimwe mu bintu nabonye bakunda isengesho. Rero ndagira ngo dusenge Imana dutangira iki kiganiro, kandi mu by'ukuri aho muri hose turabasaba kugira ngo muze kugikurikira kandi mugikurikire neza, kuko Imana iraza kubana natwe. Reka dusenge. Turagushimiye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro Mana y'ukuri, turaguhimbaje rwose. Imitima yacu ishimishijwe no kuba uri hamwe natwe kandi uturinze mu mbaraga zawe bwite, atari mu mbaraga zacu Mwami. Iteka turakubona, twarakubonye, n'uyu munsi turakubona, kandi dufite icyizere gikomeye cy'uko ukiri hamwe natwe uzakomeza kutugirira neza. Ineza yawe twabonye mu minsi myinshi yatambutse, turayibona uyu munsi. Dufite icyizere y'uko ukiri hamwe natwe kugira ngo ukomeze utugirire neza no mu minsi dusigaje. Turagushimiye rero kubw'uyu mwanya waduteguriye uze mu ijambo ryawe. Turakwakiriye rero kugira ngo uzubane natwe muri uyu mwanya. Iki kiganiro tugiye gukora nonaha, Mana ube uri hamwe natwe, kandi ikiganiro kigende neza rwose, kuko uri hano Mwami kugira ngo utugirire neza. Yaba twebwe tugiye kuba tuganira dutambutsa izi nyigisho, Mana utugirire neza, Mwuka w'Imana aze kubana natwe, amavuta yawe ku buzima bwacu, urambure ikiganza cyawe Mwami, ukore ku rurimi rwacu, mu kanwa kacu, Uwiteka uduhe ibyo kuvuga kandi byiza bikwiriye. Abantu bari budukurikire mu izina rya Yesu Kristo, abantu bari budukurikire bazadukurikira, turabasengera kandi turabasabira kugira ngo iri jambo rizafashe imitima yabo, rihindure ubuzima bwabo, rihindure byinshi muri bo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amagambo turi buvugire hano ntaba ari twe Mwami, ahubwo izina ryawe rirusheho gukomeza guhabwa icyubahiro, kandi Mwami ukomeze kuba inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo rirusheho gukomeza gukora byinshi Mana yacu tudashoboye gukora, rirusheho gukomeza guhindura imitima yacu, rirusheho kubaka imitima yacu, rirusheho gukiza imitima yacu mu buryo bwose bukwiriye Mwami. Urakoze, turagushimiye, ubane natwe utugirire neza, mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye, amen, amen, amen. Yego, twakomeza rero. Uyu munsi tugiye kuganira kuki? David, dufite ibintu byinshi byo gutambutsa, dufite ibintu byinshi byo
kuvuga, byo kwigisha abantu, kandi natwe dufite byinshi byo kwiga. Yego. Ariko ndimo ntekereza kuri uyu munsi, ntekereza n'iki abantu bakeneye, cyane cyane iyo nshingiye ku myaka yacu no ku bantu cyane cyane bakiri bato b'urubyiruko, kuko burya abakuru baturutaho, ababyeyi bacu baba bamaze kugenda batambuka, bafite byinshi baba baraciyemo, kandi urumva baba bageze ku rwego rwiza rushimishije, baragerageje kwihanganira ubuzima, Imana ikabashoboza bakagera aho bageze, baba bagenda bavamo, noneho twebwe tuba tujyamo. Imana rero yavuganyeho nanjye ukuntu muri iki kiganiro numva hari ukuntu twavuga ku ijambo ryo kwihangana. Ni mu buryo bwinshi butandukanye. Hari abantu baba bafite ibibazo, ibigeragezo byinshi bitoroshye banyuramo, bibakomereye, kandi nanone mu ngeri zitandukanye cyangwa se mu buryo butandukanye. Muri ubu buryo hariho umuntu uba afite ikintu kimuremereye mu by'ukuri, kugeza ubwo noneho yumva n'umutima kimurusha imbaraga, kumva n'umutima ugiye nko kubasitinga cyangwa se ugiye nko guturika. Kubera iki? Icyo kintu cyamurushije imbaraga. Hari abandi bantu baba ari urugero wenda katuvuge nko ku banyeshuri. Abanyeshuri biga. Ugasanga afite ikigeragezo gikomeye cyane. Ariga ariko ni umukene. Nta muntu ashobora kubibwira. Nta muntu afite yakwerekezaho. Nta muntu afite yabwira. Nta muntu afite yahamagara. Ugasanga nacyo ni ikigeragezo kimukomereye cyane. Ntabwo bimworoheye. Hari n'abandi bantu bafite ikibazo cy'uburwayi. Umuntu afite uburwayi. Hari ufite uburwayi, hari n'ubutazakira. Noneho uburwayi akabumara n'imyaka n'imyaka. Ko turabazi bamaze umwaka umwe, 2, 3 afite uburwayi butamworoheye. Abo nabo ni ikigeragezo bafite. Hari undi nawe ufite ikibazo cy'ideni. Yigeze ku ideni. Ideni ryo ni hatari. Ideni rimukomereye cyane, ritamworoheye cyane. Uwo muntu nawe ugasanga nawe ni ikigeragezo cye abana nacyo, nawe ntikimworoheye. Hari n'abandi benshi, hari n'abandi n'ababa bafite ibindi bintu nabwo bibaremereye. Hari nk'uherutse kumbwira ngo musengere ngo Imana imufashe ngo ave ku nzoga. Uwo nawe kimubereye ikibazo. Urabyumva David? Uwo nawe kimubereye ikibazo. Ariko se iyo tugiye kureba usanga ibyo byose ni iki cyatuma umuntu ashobora kumva muri we yakwiyakira, yakumva yihanganiye ubwo buzima arimo? Ni iki cyatuma umuntu ugiye kumva umutima uturika cyangwa se gufata umwanzuro udakwiriye? Hari abafata imyanzuro yo kwiyahura akishyira mu mugozi. Hari abafata imyanzuro yo kunywa umuti. Hari abafata imyanzuro cyangwa kunywa ibiyobyabwenge akumva nta handi amahoro ari uretse mu kuba yanywa inzoga, akumva nizo ziri buze kumufasha kwihanganira ibibazo, cyangwa se akanywa urumogi, abandi bakajya mu ibintu nk'ibyo by'ibisindisha. Nta kindi uretse ko numvise umutima wanjye uba unsaba kubabwira ku ijambo ryiza, ku ijambo rikwiriye, ku ijambo ryabashoboza. Ni ijambo rimwe ryo kwihangana. Kwihangana kabisa. Ijambo ryo kwihangana.
ntabwo ari ryo gusa, ndaza kugenda mbabwira ibindi bintu bimwe na bimwe bigenda byungikanya no kwihangana, bigendanye no kwihangana bigenda bifatanya, kuko jyewe ntabwo ndi mukuru cyane, ariko nubwo ntari mukuru cyane sindi na muto cyane, kuko ngira ngo mu kwezi kwa karindwi nzagira imyaka 30. Ndabatumiye muzamfashe kwishima. Kwa karindwi 30 ubwo uzaba utarantitse muri make. Kwezi kwa karindwi tariki 2 nibwo nzabangirije imyaka 30. Ndumva ndi mu bihe numva ndimo kwishimira uwo munsi, ndi mu bihe numva ndimo kwakira uwo munsi, ndawukurura nkumva ntazi ishusho yawo, kuko ndumva ndimo guserebura imyaka 30 maze mvutse. Bivuze kuri kamera ntacyo bitwaye kuyivuga, niko biri. Buriya jyewe ndi umwe mu bantu batajya bagerageza guhisha uwo ndiwe. Ntabwo wabihisha kuko ntabwo ukiri ku isoko. Si ibyo, ntabwo nkiri no ku isoko wa mugani wawe. So rero mu by'ukuri iyo myaka maze, mfite ikintu ushobora kubwira abo tungana, mfite ikintu ushobora kubwira abandi inyuma gato, mfite ikintu ushobora kubwira n'abandi utaho byabafasha. Rero ndagira ngo tuganire ku ijambo ryo kwihangana. Ubundi ariko David, ubundi kwihangana sinzi uko twabyita, sinzi ubusobanuro twabihereza, ariko kwihangana ni ikintu gikomeye cyane. Kwihangana wenda habaye nko kunganirana, kwihangana ni ijambo rifite ubusobanuro bwinshi. Kwihangana ni nko kwigomwa, njye mbona ari nko kwigomwa, kuba hari nk'icyakagufashe nk'umwanya, wenda se kikagutera agahinda, cyangwa se kuba hari uwaza akaba yagukorera nk'ikintu kitari cyiza, ariko ukareba ukavuga ngo aho kugira ngo nze kubimwishyura cyangwa se nze kubimuziza, numva ari nko kugurana wenda umubabaro wawe w'undi muntu yari kugira, wowe ukawiha, ukajya mu cyimbo cy'ukavuga uti aho kugira ngo mubabaze, njyewe nareka nkababara bikarangira. Cyangwa se wenda mu bundi buryo ni nko kwirengagiza. Icyakagufasha umwanya wenda mu buzima, niko mbyumva kuko wari ubimbajije. Icyakagufasha umwanya mu buzima kikaba cyaguteza ibindi bintu, ukavuga uti noneho reka nihangane mbyihorere. Ni ijambo risobanutse, ni nko kwigomwa cyangwa se kwirengagiza ku byakaguhinduye undi muntu cyangwa se ikindi kintu, cyangwa se bikagutera kugira ibyo wangiza. Sinzi bwo nukunganirana. Kwihangana ni ijambo ryiza kandi ni ikintu cyiza. Ubundi buriya kwihangana ni nko, urabona nko kuba ufite, wenda katutanga urugero ku nkweto. Nigeze igihe kimwe nigeze kwambara inkweto. Kwihangana no kwizera burya ni impano zikorana, cyangwa se ni intwaro zikomeye zombi mu buzima bikorana. Igihe kimwe nigeze kubaho ndi umunyeshuri, nambara inkweto nambaye icyo gihe, nyambara igihe kitari gito, nyambara igihe kinini. Nkoro ya nkweto iza gusaza, yari yaranahengamye, irasaza, ishaje. Ndibuka navuye ku ishuri njya mu rugo, ndagenda ngeze ahantu, iyo urenze ahantu ku Cyanyirangegene ujya mu rugo, hari ahantu ugera hari icyo bita umukura.
aho ku Nyirangegene turabasuhuje turabasuhuje abantu bo ku Nyirangegene rwose. Hari ahantu bita ikintu bita umukura cyangwa se niba nakita nk'akabande kugira ngo gisobanuke abantu bose bacyumve, ngira ngo umukura ntibawumva neza. Habamo imvura iyo yaguye haba ibumba, icyo bita ibumba. Ubutaka buba ibumba cyane, ibumba riba mu nyabumba. Ni ibumba, ni ubutaka buba bufashe. Nari nambaye na kositime kuko nari narabaye pasiteri ku ishuri nigiragaho. Nari nambaye agakositime, nambaraga nk'umukozi w'Imana. Ariko urumva umukozi w'Imana utari wagira ikintu gihambaye ageraho. Nari mu buzima bukomeye. Ndagenda ngeze aho ngaho, narakandagiye ya nkweto. Nkandagiye ibumba rirayifata. Ndashingura, nshinguye icyo hasi taro igumamo, icyo hejuru ndakizamukana. Ndangije mu kwizera kwanjye nafashe ya nkweto ndayijugunya. Abarokore dusa n'abasazi. Fata ya nkweto ndayijugunya, nyitama aho ngaho, maze kuyijugunyamo ndakomeza ndagenda. Nambaye agakote kanjye ngendesha ibirenge. Ngeze hafi muri karitsiye zo mu rugo iwacu. Ngendesha ibirenge. Ndagenda ngeze mu rugo mpasanga inkweto. Muri za mbaraga zo kwizera Imana ko byose bishoboka. Nageze mu rugo ndazihasanga. Sinsobanuye uko aho zari zavuye, nuko icyo nzi cyo nuko nazihasanze kandi zari nziza. Ndazambara. So icyo nari nshatse kuvugana, nari nanze urugero ku nkweto. Kwihangana ni nko kuba ushobora kwambara nk'urwo rukweto rumwe udafite ahandi uri bukure urundi. Hari inshuti zawe zambara inkweto nziza buri munsi muhura ndetse bahinduranya. Nawe uri umuntu ushobora kwifuza bya bintu, ushobora no kuvuga uti kugira ngo mbone izi nkweto mpinduranya buri munsi nk'abandi, reka njye kwiba kugira ngo mbone nanjye uko mpinduranya. Reka mpaguruke se nshaka umuntu nica mukureho ubutunzi runaka kugira ngo nanjye mbashe kubona ibishobora gutuma mpinduranya inkweto cyangwa se mpinduranya imyenda. Ibyo bituruka mu kwifuza kudakwiriye, kwananiwe kwihangana. Ariko iyo ufite kwihangana, ntabwo ufata umwanzuro wo kujya kwiba, ntabwo ufata umwanzuro wo kujya dufite abakobwa benshi bajya mu mwuga w'ubusambanyi kubera ko nta handi babona bashobora gushakira uretse muri uwo mwuga. Barashaka amafaranga, barashaka ibibanezeza, barashaka ubuzima bwiza, bakabona nta handi bari bubikure uretse muri uwo mwuga w'ubusambanyi. Tukiri muri segonderi, hari ibyo bajyaga batwigisha muri entrepreneurship, ngira ngo niba ari muri internship niba sinzi, batubwira negative ways of earning money. Nizo ni inzira zimwe zitari nziza zo gushaka amafaranga, umwuga w'ubusambanyi, umwuga w'ubujura n'ibindi, umwuga wo kwica. Ibyo ngibyo byose ari inzira zo kugira ngo ubone amafaranga. Ariko turashaka kubigisha kwihangana no kwizera. Iyo ufite kwihangana ugira kwizera ko byose bishoboka. Yego. Buriya ijambo ry'Imana riravuga ngo kwihangana ngo bitera kunesha. Kunesha ngo byemeze umutware, niko nega. Kwihangana bitera kunesha. Kwihangana rero k'umuntu bimutera kunyurwa n'ubuzima arimo, akanyurwa nabwo atari uko yemeye kububamo, ahubwo akanyurwa nabwo kandi akizera ko azabuvamo. Ibyo iyo ufite kwihangana ukagira kwizera, ibyo biguhereza kugira intego nabyo bikaguha gukora cyane. Yego. Oh my God. Hari igihe njya mvuga nkumva ndafashijwe pe, nkumva umwuka w'Imana ari hamwe nanjye. Uvuga ngo niba ufite kwihangana ukagira kwizera ukagira intego, ibyo bikaguha imbaraga zo gukora cyane, nta kabuza kuba wagera ku byo ushaka kugeraho.
birashoboka. Yewe muntu unkurikiye, niba utagiraga kwizera no kwihangana, ndagusabira Imana ngo iguhe imbaraga zo kwihangana no kwizera yuko ibintu byose bishoboka. David, reka nk'urugero, simvuka mu muryango ukomeye cyane, simvuka mu muryango ufite izina rihambaye mu buryo bw'ubukungu, ariko bimwe mu byo ngezeho mbigezeho kubera kwihangana, mbigezeho kubera kwizera, mbigezeho kubera inzira y'agakiza, ntabwo mbigezeho kubera ibindi bintu runaka ku ruhande. Nta mafaranga menshi nigeze ngira, ninyagira muzabimenya. Nta butunzi buhambaye nasanganye iwacu, nta n'ubutunzi buhambaye nisanzemo, ariko imbaraga zo kwizera no kwihangana zingejeje aho ngeze. Yego, nabanye no kwihangana ndi umunyeshuri, mbana no kwizera ndi umunyeshuri, none ngeze aho ngeze kubera kwihangana no kwizera. Yego, ndashaka kubabwira ngo akira imbaraga yo kwizera, wakira imbaraga yo kwihangana. Nta kintu na kimwe utazashobora kugeraho n'uba ufite ibyo bintu byose, kuko nakubwiye ngo nugira kwizera ukagira kwihangana bizaguha imbaraga zo kugira intego. Nugira intego uzakora cyane, nukora cyane uzagera ku byo ushaka. Gukora cyane rero ntabwo ari ukujya mu mwuga w'ubusambanyi, ntabwo ari ukujya mu mwuga wo kwica, ntabwo ari ukujya mu mwuga wo kwiba, ntabwo ari ukujya mu yindi myuga runaka yo gukora ibintu biteye isoni kugira ngo ugire icyo ugeraho. Ahubwo gerageza gukoresha ibitekerezo byawe, ugerageze gukoresha imbaraga zawe, ugerageze gukoresha umuhamagaro Imana yaguhaye, kuko ibyo ngibyo Imana yabiguhaye kugira ngo bikugeze aho ukwiriye kugera. Kandi Imana nayo iri hamwe nawe, kuko Imana ntabwo yagushyizeho kubera impanuka. Imana yarabitekereje ijya kukurema, yari ikuzi. Ijambo ry'Imana yavuga ngo muri Yeremiya ngo nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, ngo ngushyiriraho kuba umuhanuzi, ngo uhanurire amahanga. amen, Haleluya, amen. Jesus. Sizi abantu ibyo baba barimo nuko baba babitekereza, ariko niba Imana ikuzi, izi nuko ugomba kubaho, izi uko ugomba gukora, izi uko ugomba, ibyo ugomba kubona, inzira bigomba guturukamo. Ntabwo Imana yakuremeye gukora ibiteye isoni, ntabwo Imana yakuremeye kuba indaya ku karubanda, ntabwo Imana yakuremeye kwiba, ntabwo Imana yakuremeye kwica. Imana yakuremeye kubaho mu buzima buyiramya, mu buzima buramya Imana. Ubuzima buramya Imana ni ukubaho ukora neza, ni ukubaho ugira neza, ni ukubaho mu buzima iteka buyihimbaza, buyiramya. Ibyo nabyo birimo ubusobanuro butandukanye bwinshi. Kugira neza, gukora neza, kujya mu rusengero ntabwo Imana yaremye abantu ngo bakore ibiteye isoni, ahubwo Imana yaturemeye kugira ngo dukore ibyiza biramya izina ryayo. Ndagira ngo rero dusomeho gatoya kuri iri jambo ry'Imana, ko buriya abantu gusoma ijambo ry'Imana nibyo bidufasha nk'abakozi b'Imana. Reka dusome Yakobo ibice 5 umurongo waho wa 10, umurongo waho wa 7. Avuga ngo nuko bene data mwihangane mugeze aho umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iy'itumba. Umurongo ni kuvuga umuhinzi arategereza mpaka kugeza igihe azabona imvura y'umuhindo cyangwa n'iy'itumba, ariko byose akabitegereza kubera kwihangana. Buriya umuhinzi agira kwihangana akagira no kwizera, kuko inyungu aba akeneye muri ibyo azibona mu gihe kirekire, ntabwo azibona mu gihe gito. Ndetse si we gusa, n'abacuruzi ni uko.
noneho ku murongo wa 10 haravuga ngo abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana mubakureho icyitegererezo cyo kurenganywa no kwihangana. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu, kandi muzi iby'umwami Imana yaherutse kumugirira, kuko ifite imbabazi nyinshi n'impuhwe. Mbese muri mwe hariho ubabaye, nasenge; hariho unezerewe, naririmbire Imana. Muri mwe hariho urwaye, natumire abakuru b'itorero bamusabire, bamusize amavuta mu izina ry'umwami. Kandi isengesho ryo kwizera rizakiza umurwayi umwami amuhagurutse. Kandi naba yarakoze ibyaha azaba abibabarira. Ariko ndagira ngo twumve iri jambo ryo kwizera. Bavuga kuri Yobu ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Mwumvise ibyo kwihangana kwa Yobu. Yobu yarihanganye ari mu buzima, yari arwaye, atameze neza, ababaye, kugeza ubwo ngo yikubishije ibyuma, umubiri we wari warabaye nabi, ariko arihangana, abona urucantege ruturutse mu bantu, ariko Yobu arihangana, abona Satani aramugenderera, aramunyaga, ariko Yobu akomeza kwihangana, aguma ku mwami we. Akomeza uwo mwami, aramukomeza, ntiyamurekura. Igihe kigeze, Imana ibona kwihangana kwa Yobu, ngo ku butunzi yari afite, ngo Imana imukubira kabiri. Kubera iki? Yakomeje kwihangana, yizera Imana, akomeza agakiza, inzira y'agakiza arayikomeza, yizera Imana. Imana iza kumugororera, kumugirira neza, imukubira kabiri ku byo yari atunze. Iyo wihanganye uranesha. Iyo wihanganye ugera ku butsinzi. Dufite Yesu nk'umutsinzi, dufite Yesu nk'umugabo ukomeye, nk'umubyeyi, ari muri twe kugira ngo adushoboze guhagarara dukomeye, tudatsinzwe. Kuko tumufite rero tuzanesha. Muhumure bene data, rubyiruko muhumure, abanyeshuri muhumure, ayo mashuri muzayasoza. Abantu mufite ibibazo muhumure, ibyo bibazo bizavaho. Niba ufite uburwayi bukaba bukurembeje, humura, ihangane, komera, Imana izagukiza mu izina rya Yesu. Imana izagukiza, humura kandi shikama, wihangayika, wikuka umutima. Imana irahari ku bwawe. Imana irahari ku bwawe. Imana irahari ku bwawe. Reka ndeke gutinda cyane. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Reka dusenge Imana, gusa dukomeze iyo ntwaro n'umuhamagaro wo kwihangana. Ibyiza byose tuzabibona. Turashaka imodoka, tuzazibona. Turashaka kwambara neza, tuzahinduranya amakositime. Urashaka kurira indege, uzayurira. Wowe kora cyane gusa. Ntabwo nkubwira ibitangaza ngo Imana igiye, ntabwo nkubwira ibitangaza nkubwire ngo Imana igiye kukuriza indege. Irakuriza indege binyuze ku zihe nzira? Kora cyane, ihangane, komera, shikama, izere, uzurira indege mu izina rya Yesu. Uzabona imodoka mu izina rya Yesu. Uzabona imyambaro myiza mu izina rya Yesu. Uzabona amazu meza mu izina rya Yesu. Niba udafite icyizere cyo kuba muri Kigali, uramuka ukigize, ukizera Imana, uri mu ntara urankurikiye, urumva utazi niba uzakandagira i Kigali. Natwe twarahakandagiye. Ntitwari tuzi ko tuzahakandagira, ariko twarahageze, ubu tuyituyemo. Mu izina rya Yesu, Imana iguha icyizere, Imana iguha imbaraga, Imana iguha ubuzima bwiza. Ibyiza byose uzabigeraho. Uzabigeraho, kandi ibyo nkubwira ni ukuri. Umunyarwanda yaravuze ngo uwihanganye ngo akama ishashi. Uwihanganye akama ishashi. Rero muhumure, mukomere, Imana iraza kutugirira neza. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Mana yacu, tuguhaye icyubahiro. Turagushimiye ko ubanye natwe, turagushimiye ko utugiriye neza, turagushimiye ko uvuganye natwe. Ufite byinshi utwibukije, ufite byinshi utuganirije. Icyubahiro kibi cyawe. Imitima yacu ishimishijwe nawe, imitima yacu ishimishijwe n'ibyo udukorera. Ibyo wadukoreye Mwami, aho wadukuye, ibyo wadukuyemo.
iyo tubiroye tugira icyizere cy'aho twerekeza ko ari heza. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, turagushimira ku bwa byinshi wadukoreye, turagushimira ku bwa byinshi udukorera, turagushimira ku bwa byinshi ugiye kudukorera Mwami. Mu izina rya Yesu turizeye ko ugiye kutugirira neza. Ndasenze kugira ngo ukomeze kutubera Imana. Ndasengera abadukurikiye Mana, ndabasengera ngo wahe umugisha. Hari abatari bafite imbaraga yo kwihangana, ariko mu izina rya Yesu turabasengera ngo bongererwe kwizera no kwihangana. Bahuye n'ibibazo byinshi, abenshi bararwaye, abenshi bari mu ntambara y'amagambo, y'agahinda, bari mu mibabaro myinshi itaboroheye, ariko uri Imana ivura imvune zo mu mitima, uri Imana yomora ibisebe, uri Imana yomora imitima, uri Imana ivura imitima, uri Imana itabara abantu. Hereza abantu ubutabazi, kiza abantu mu izina rya Yesu, girira neza abantu mu izina rya Yesu. Abantu benshi batakaje ibyiringiro, basubize ibyiringiro, basubize mu mbaraga, basubize mu buzima bwiza, bwakira Kristo mu izina rya Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Ugirire neza abantu, utabara abantu kandi ukomeza abantu. Turagushimiye Mwami kubanye natwe muri iri jambo, rikomeze guhindura imitima ya benshi kandi rikomeze gukiza imitima ya benshi. Turasengera Mugunga TV, ukomeze kuba hafi y'ubuzima bw'iyi TV kandi ikomeze gutera imbere mu izina rya Kristo Yesu. Urakoze Mana yacu, ugirire neza abakunzi bacu kandi utwongerere n'abandi benshi, dukomeze kurushaho gukomeza kugirirwa neza nawe twese hamwe. Ni mu izina rya Kristo Yesu dusenze twizeye. Amen, amen, amen. Amen. Komeza ugubwe neza rero wowe ukurikiye Mugunga TV show. Mwakoze kubana natwe, aka ni akanya ko kwibuka ko mukanda subscribe, like, share, comment.